Ndabashuhuje mwese bene data inshuti namwe mukunda kino kiganiro cyacu cy'ijambo ry'umunsi hano kuri PUREGOLDTV. Mwese ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze kuri iki kiganiro cyacu cy'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi ku wa kane itariki ya 27 z'ukwa 10 2022. Tugiye gukomeza ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi uyu munsi wa none tureba nanone ijambo rivuga mu cyongereza ngo fear not, ngo ntugatinye ntukagira ubwoba. Ejo hatambutse nabwo twarabirebye ndetse nzanye n'amashimwe menshi. Uyu munsi ni kimwe. Ahangaha rero turakomeza iki kiganiro cyacu kuko Imana irashaka kutwigisha ko tugomba kuva mu bwoba byanze bikunze, kuko ubwoba ni ikintu kiza kikamunga ubugingo bw'umuntu. Uyu munsi rero iki kiganiro turagikomeza kivuga ngo fear not, noneho kiraba ari igice cya kabiri. Igice cya kabiri cyo kuvuga ngo fear not, ntukagire ubwoba, ntugatinye. Reka turebe amagambo n'ubundi dusanga muri Samweli wa mbere ibice 5, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 5. Wihangane, ni amagambo meza cyane cyane kandi agiye kugufasha akubaka uyu munsi wa none. Ni amagambo yerekeranye n'isanduku y'Imana. Turi burebe impamvu Imana yabwiraga abantu ngo batware isanduku yayo. Cyane cyane turareba icyabaga kirimo n'icyo yasobanuraga, maze dukomeze gutyo tureba icyo Imana twigisha umunsi wa none mu byerekeranye no gutinya no kudatinya, tukaba abantu b'Imana kuko bahagaze bubatse ku rutare, bahagaze ku rutare rw'Imana ari we Yesu Kristo. Dukomeze dusoma ngo isanduku y'Imana itsinda Dagoni, ikigirwamana cy'Abafilisitiya. Abafilisitiya bari banyaze isanduku y'Imana, bayikura kuri Ebenezeri bayijyana kuri Ashidodi. Isanduku y'Imana igezeyo, Abafilisitiya barayenda bayijyana mu nzu ya Dagoni, bayishyira iruhande rwa Dagoni. Maze Abanyashidodi babyutse kare mu gitondo basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Imana. Barayegura bayisubiza aho yari iri. Bukeye bwaho babyutse kare basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka, kandi igihanga n'ibiganza bya Dagoni byaguye ukubiri n'umuhimba ku gitabo, hasigara umubyimba wayo gusa. Naho tugarukira bene data. Aya magambo reka tuyatekerezeho gatoya. Ndashaka kubabwira ko iyi sanduku y'Imana Abafilisitiya banyaze yari irimo amategeko 10 yandi Mose yanditse ari ku musozi Sinayi. Imana yamubwiye ati yashyire muri iyi sanduku. Isanduku y'Imana nayo yasobanuraga kwizera ndetse n'ubwiza bw'Imana. Imana ubwayo yabaga iri aho. Aho isanduku y'Imana yabaga iri, habaga hari icyo twita presence of God. Imana ubwayo yabaga ihari. Byasobanuraga Imana ubwayo kwira aho ngaho. Amen. Presence y'Imana, Imana ubwayo yabaga iri aho. Aha navuga ni presence y'Imana iri kumwe nanjye. Ni ukuvuga ngo Imana iri kumwe nanjye umwanya wa none aha. Amen. Presence y'Imana irahari hano hondri. Presence y'Imana iri kumwe nawe kuko urayikunda kandi ndayivugira. Nawe nuko niwumva umutima wawe ukonegise n'Imana, wumva ubwiza bw'Imana buri kumwe nawe. Isanduku y'Imana yabaga aho yabaga iri, habaga hari ubwiza bw'Imana, habaga hari imbaraga z'Imana. Presence y'Imana yabaga ihari. Turumvikanye aho ngaho impamvu iki kigirwamana kikubise hasi, nta muntu ugikozeho, nta muntu ugifashe. Bafashe isanduku y'Imana Abafilisitiya barayijyana bayishyira iruhande rw'ikigirwamana. Ikigirwamana barakizeraga, cyitwa Dagoni. Wumvaga ari Imana yabo, wumvaga ifite imbaraga, wumvaga iyo sanduku nta kivuze, wumvaga icyo kigirwamana ahubwo kiri gukora ibikomeye. Ariko isanduku y'Imana yari irimo amategeko 10 y'Imana, ubwaye isobanura ubwiza bw'Imana n'imbaraga zayo. Amen. Aho ngaho uhumve neza. Bamaze kuyishyira iruhande rwa Dagoni, basanze haleluya, aha bihanshimishe cyane. Basanze mu gitondo Dagoni, ya mana yabo, cya kigirwamana cyabo cyaguye.
ntawe ugikubise, ntawe ugikozeho, kubera ubwiza bw'Imana, kubera imbaraga z'Imana zari aho ngaho. Aho hatekereze mwene data, hatekerezeho ubwiza bw'Imana iyo bukurimo, iyo bundimo, Satani akanyegera cyangwa se n'abagizi ba nabi bikubita hasi barashwanyuka, kubera imbaraga z'Imana zindimo, kubera presence y'Imana iba iri kumwe nanjye nawe. Ntugatinye rero mwene data, ufite ubwiza bw'Imana, hari imbaraga z'Imana. Ngo bwarakeye basubirayo, reka nongere nsome wumva utagira ngo nibyo mpimba. Bukeye bwaho babyuka kare, basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka, kandi igihanga, umutwe wa Dagoni n'ibiganza bya Dagoni byaguye ukubiri n'umubiri. Umutwe wavuyeho, ibiganza bivaho bya Dagoni biranyanyagira, biragenda birashwanyuka. Ubwa kabiri barongeye barayifata, barayibyutsa. Ubwa mbere yaraguye, basanga yaguye imbere y'isanduku y'Imana. Ubwa kabiri basubiyeyo, basanga Dagoni noneho umutwe wavuyeho n'ibiganza byavuyeho, byose byatandukanye n'igihimba cya Dagoni. Umva imbaraga z'Imana mwene data, umva iyo Mana mvuga, ya yindi yaremye ijuru n'isi, ifite imbaraga, hari ubushobozi muri yo. Ntugatinye, ntugatinye. Ahangaha niho ijambo ryagarukiye ryo kuvuga ngo ntitugatinye Dagoni, ntitugatinye ibigirwamana, ntitugatinye ibigeragezo, ntitugatinye imirimo ya Satani, ntitukagira ubwoba. Njya nibuka nkimara kwakira agakiza, nari umuntu utagira ubwoba pe. Ngira ngo wenda n'imyaka y'ubujene, hari igihe umuntu yumva atagira akomeye, ufite confidence muri wowe. Numva nkafite confidence muri jewe, nasanga ibintu bateze mu nzira, murabizi mu Kinyarwanda bagashyira ibintu mu nzira, abarozi abitera umupira nkagenda ngatambuka. Ni mu izina rya Yesu, ibi nta mbaraga bifite. Nabaga mfite imbaraga z'Imana cyane, ndabyibuka, maze no kuzura umwuka wera. Ntabwo natinyaga kuvugira Yesu, aho nabaga ndi hose numvaga ntabwo mfite confidence, nafite gutinya. Ariko igihe cyarageze, nsa nkaho ari bari gukura, simbizi, ariko nawe bihuriye. Amen. Ni imbaraga ziba mu muntu. Ndashaka kubaha ubuhamya gato. Mu minsi itambutse mperetse kugira ikintu cy'ubwoba muri jewe, nza kuza kubona abantu 4 bagenda bansanga, nanjye ndi gutaha. Ariko umugoroba bwari bwije gato ya masaha y'ijoro, ariko harabonaga hari amatara. Ndagenda noneho nanyura nca ku ruhande, avuga nta abantu reka nze mbakwepe. Ikintu cy'ubwoba kinzamo, ati kwepa bari abantu. Nanyura ku ruhande, nyuzo nabo bakarujyaho, nanyura ku rundi nabo bakarujyaho. Ntabwo nigira inama, reka nsubire inyuma. Subira inyuma gato, ubwoba buranyuzura burantaha. Baravuga ati humura, ntacyo tugutwara, turimo kwishakira itungo ryacu twabuze. Bari babuze itungo, bagenda barishaka bagana. Ati twagenda tukubaze, ese waba wayibonye iryo tungo ryabo? Barambaza. Ntabwo ntoya, ati humura, ati widuhunga, ati ntacyo tugutwara. Aha ndashaka kubabwira ko nubwo ndi umuntu w'Imana, nubwo nakiriye agakiza, nubwo nabatijwe mu mwuka wera, kuko umwuka wera uraza ugakuraho ubwoba bwose, spirit y'ubwoba biragenda iyo wuzuye umwuka wera, ntabwo wongera gutinya. Ariko ndababwira ko ubwoba bwaranyishe muri uwo mugoroba. Ndi umwana w'umuntu, mfite kamere muntu, ndatinya, nawe nuko. Ariko ijambo ry'Imana rirongera kutwibutsa ngo fear not. Ntugire ubwoba, ndahari, ndi kumwe nawe. Uyu munsi wa none, fear not part 2, nise part 2, turareba ukuntu mu ijambo ry'Imana iri jambo ribonekamo inshuro nyinshi cyane. Iyo usomye Bibiliya yose usanga iri jambo fear not, ntugire ubwoba mu Kinyarwanda, riboneka inshuro 365. Bigaragare ko Imana yacu ituzi, turi abanyantege nke, tuba mu bwoba. N'intumwa za Yesu zahoraga mu bwoba. Utaragiraga ubwoba ni Yesu, kuko yari Imana. Twambaye umubiri, tunyuzamo tugatinya, ubwoba ukakwica. Hari abantu bajya bagira ubwoba bwo gutwara n'igare, ati nditwaye nakwikubita hasi. Ariko ijambo rimanutse rivuga ngo fear not. Imana iri kumwe nawe, do not fear. Ntugire ubwoba mwene data, muvandimwe, Imana iri kumwe nawe. Kuko Imana impamvu itubwira ngo fear not, nuko ishaka kutwuzuza
ibyiringiro. Aha niho bavuga mu cyongereza ngo God wants us to be filled with hope and trust, not fear. Irashaka kutwuzuza ibyiringiro byayo ndetse no kuyizera. Ukagira ibyiringiro, ukagira icyo bita hope kandi ukayizera. You trust God. He wants you to have a hope and trust him today. Irashaka ko uyu munsi wa none uyizera kandi ugira n'ibyiringiro muri wowe, ntutinye. Niki Imana ishaka kukwigisha uyu munsi wa none? Kuko yaduhaye ibyiringiro binyuze mu masezerano yayo, nk'uko ejo twabibonye ngo nzagukomeza, ngufate ukuboko kwawe kw'iburyo, nzagukomeza. N'uyu munsi wa none irongera kubitwibutsa bene data. Muri Bibiliya kenshi tubonamwo iri jambo riraboneka kenshi. Ngewe nkunda gusoma Bibiliya cyane cyane mu isezerano rishya, bakunda kumbwira ngo fear not, do not fear, do not be afraid and fear not. Riza kenshi. Ntutinye, ntukabunyabwoba, ntugatinye, kubera ko Imana ihora itubwira ati ndi kumwe nawe. Ese ni iki koko gituma tugira ubwoba? Imana ihora ivuga ati ntugatinye wibaza iby'ejo. Ese nzarya iki? Nzambara iki? Bizagenda gute? Ukibaza iby'ejo. Amasaziro yanjye ni ayahe? Ese ndiga se nzabona akazi? Nta kazi kariho. Abacuruzi baracuruza bagahomba, ugasanga umuntu afite ubwoba mu buzima. Ariko uyu munsi wa none Imana iragarutse ivuga ati ntugatinye, ndi Imana iruta Dagoni. Presence yanjye iri kumwe nawe. Aho uri hose ujya wibuka uti Imana iri kumwe nanjye. Wumve ko uri umuntu w'Imana uyizera, kuko irashaka ko tugira hope, tuyizera kandi tuyiringira. Tugira ibyiringiro kandi tukayizera. Imana itugirire neza uyu munsi wa none. Ntabwo ishaka ko tugira ibyo bita anxiety, cyo guhangayika. Ugahora uhangayitse uvuga uti bizagenda gute, ufite ubwoba. Dufite Imana bene data. Imana yakuremye ikagushyira hano ku isi, izagutunga, izagufasha. Uyu munsi wa none niyo mpamvu Imana ishaka ko tugira umwuka wayo. God gave us a spirit not of fear. Yaguhaye umwuka utagutera ubwoba, ahubwo umwuka uvuga ngo aba data. Yivuge, vuga uti data. Ihamagare mubyeyi wanjye wambyaye. Ahubwo yaduhaye umwuka of power. God gave us a spirit of not fear but of power and love and self-control. Aya magambo turayasanga mu gitabo cya kabiri cya Timoteyo wa kabiri igice cya 7 mumbabarire. Timoteyo wa kabiri igice cya 7 aravuga ngo Imana yaduhaye umwuka w'imbaraga, ntabwo yaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga ndetse utuma twigenzura, twirebaho, twimenya. Imana rero ndashaka kubwira umunsi wa none ko ishaka ko uyizera. Ishaka gutwara isanduku yayo. Muri make ukagira ijambo ryayo muri wowe. Ukagira ijambo ryayo muri wowe uri hose. Ukayizera, ukamenya ko mu mbaraga zo kuba ufite ijambo ry'Imana. Kuba ufite ijambo ry'Imana muri wowe harimo imbaraga z'Imana. Ukayizera, ukumva ko ufite kwizera kandi ufite ijambo ry'Imana muri wowe. Ibyo bintu bibiri. Kuko isanduku y'Imana isobanura Imana ubwayo, presence yayo no kwizera. Nugira kwizera ukaba ufite n'Imana muri wowe, byose bizashoboka. Nta bwoba. Ikintu cyitwa ubwoba ni ikintu kiza gushwanyuza imyizerere yawe n'imbaraga z'Imana. Ariko nanone iri jambo ngo ntitugatinye ntabwo risimbura gutinya Imana nanone. Kuko hari ijambo Imana itubwira ngo mutinye Imana. Gutinya Imana ni ukwigizayo icyaha, kuko Imana yanga icyaha. Nidutinya Imana tuzanga icyaha, kuko yanga icyaha. Yanga icyaha icyo ari cyo cyose. Ahubwo dutinya icyaha, dutinya Imana. Turumvikanaho, dutinya icyaha, dutinya Imana. Iyo dutinya Imana tuzatinya icyaha, tuzanga icyaha. Sinzi niba byumvikana. Niba utinya Imana uzanga icyaha, uzavuga uti
ntinya kiriya cyaha, sinshobora gukora ubusambanyi kuko nkunda Imana, kuko Imana yanga icyo cyaha. Sinshobora kubeshya, ndatinya kubeshya, oya urabigendera kure kuko Imana yanga icyaha. Uratinya Imana niwanga icyaha. Imana idufashe umunsi wa none dukomeza aya magambo, tuzirikane cyane cyane aya magambo yo muri Samweli wa mbere ibice 5 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Ni amagambo meza cyane yo kubona ukuntu Imana ifite imbaraga kuruta dagoni, kuruta ikigirwamana, kuruta bya bindi wakwimika muri wowe. Abafilisitiya rwose bumvaga ko mbese hari ikintu wakoze, ariko ikigirwamana cyaragaragaye kikubise hasi n'umutwe uvaho n'ibiganza byose, babona imbaraga z'Imana. Hasigaye igihimba cyonyine nacyo cyaguye. Imbaraga z'Imana niba ziri kumwe nawe, ibikwataka bya bindi bibaza bifite imbaraga bizikubita hasi byose. Presence y'Imana reka tuyigendane uyu munsi wa none. Nagira ngo nsoreze aha kuri iki kiganiro n'ubundi kivuga ngo fear not part 2, tuzagikomeza ejo kuko Imana ari ishaka kukubwira umunsi wa none ngo iri jambo ntukagire ubwoba riboneka muri Bibiliya inshuro 365 365. Iri jambo tugiye turireba buri munsi twahinduka abanyambaraga. Umwanzi yatwegera akikubita hasi, ntabwo twabona abantu badusanga nkuko nababwiye. Niyo baza baje kukwataka, ufite isanduku muri wowe, ufite Imana muri wowe, ufite presence y'Imana muri wowe, ufite ijambo muri wowe, ufite kwizera muri wowe, bakwikubita hasi, bamera nka dagoni. Reka rero mwene data dusome ijambo ry'Imana, turishyire mu bikorwa, turishyire mu mitima yacu, turitware muri twebwe, maze urebe ngo umwanzi araguhunga, urebe ngo urabaho mu butsinzi. Amen. Uzabaho mu butsinzi. You will live in victory muri wowe. Amen. Uzabaho uvuga uti ngewe ndakomeye Josee, nta cyambasha, kuko mfite isanduku y'Imana muri jye, kuko mfite presence y'Imana muri jye, kuko mfite faith, kuko mfite kwizera muri jye. Imana ikugirire neza, ukomeze ugire ibihe byiza, tuzakomeza ubutaha. Imana yacu n'ukuri ikubera umugisha. Iri jambo riraryoshye, ukomeze urisubiremo nawe ubwawe urafashwa. Turi kumwe, ariko sinasoza tudasenze tudashima Imana, kandi sinasoza ntakwibukije gukora subscribe, usharing, ukore na like. Ibyo biranshimisha cyane. Turaba turi kumwe ku murimo kandi nawe uzahembwa. Reka dusenge mwene data. Mana turagushimye cyane, tugushimiye umunsi mwiza waduhaye, ni umunsi watwongereyeho kugira ngo tunezerwe, twishime, dusabe imbaraga, dusabe gufashwa nawe. Ndagusabye ngo utugirire neza, udufashe gutwara ijambo ryawe, gutwara isanduku yawe muri twe, twizeye kuko icyo gihe tuzaba dufite imbaraga zawe, ntabwo tuzatinya. Bana na bene data aho bari, ubampere umugisha wose, abatakuzi kandi bakumenye, abaguye basubire ku isoko, basubire ku musaraba. Nawe ndabasabe, urakoze kubyumvise, byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Ugire ibihe byiza mwene data, tuzakomeza ubutaha. Ntugacikwe n'ibiganiro bya hano kuri PUREGOLDTV. Bye bye.